Uyu munsi nabageneye isomo ku mategeko yo mu muhanda ariko ku bimenyetso cyangwa se ku byapa byo mu muhanda. Uyu munsi ndashaka kubabwira ku moko y'ibyapa. Buri byapa bigira amoko. Tica ngiye kubaza akantu gato ku bintu bisa n'ibijyanye n'amategeko y'umuhanda. Yego. Ijambo stop. Yego. Stop bishatse kuvuga iki? Bivuga ngo guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Nukuba ugiye kwinjira mu muhanda. Yes. Cya cyapa kiba kiriyo nyine no guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Yego. Yes. Abantu benshi bajya bakora impanuka bitewe no kudevia biriya byapa. Yego. Nuko mpamvu utarabibigishije biterwa n'iki kugira ngo umuntu abe yarize yaranyuze ku ishuri. Umuntu barabigishije ahubwo ikibazo cyabo nuko baba barabyibagiwe. Nese nkiyaje nk'umunyeshuri ufana APR rigenda bite. Agomba kwiga ibyamuza. Tumuna bateguriye uyu munsi ku mategeko yo mu muhanda ariko mbanze mbabwire ko United Driving School yatanze promotion ku bantu bifuza kwiga amategeko yo mu muhanda ndetse no gutwara ibinyabiziga. By'umwihariko ku rubyiruko rugiye kuza mu biruhuko muri iyi vacances batanze promotion bashyiraho n'igabanya ry'amafaranga ku100. Ubu ngubu rero ushobora kuzana indangamuntu yawe ku cyiciro cya United Driving School hano mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata ukiyandikisha naho ukajya mu banyamahirwe bagomba kugabanyirizwa ibiciro kandi bakiga paka babonye provisoire. Ibaza ko kana ariko kwiga mpaka ubonye icyangombwa. Ako kantu ari kukumva neza. Ako kantu niyo mva ari ikintu kakumarira ugerageze nawe ugakoresha nk'ibisanzwe umunsi ku wundi. Banabageneye isomo ku mategeko yo mu muhanda. Abantu murimo murashaka provisoire namwe naje gusanga ngomba kubatekerezaho nkabaha umwanya nitaye ku basongozi bashaka kategori B cyane ariko mw'iyi minsi ndashaka kugaruka no ku makamyo nkagaruka kuri kategori zose muri rusange kuko nababwiye ko gahunda yanjye igiye no gufasha abantu bakeneye kategori zose muri rusange. Uyu munsi ndashaka kugaruka no ku bantu rero bakeneye kwiga amategeko y'umuhanda bakeneye provisoire. Uyu munsi nabageneye isomo ku mategeko yo mu muhanda ariko ku bimenyetso cyangwa se ku byapa byo mu muhanda. Uyu munsi ndashaka kubabwira ku moko y'ibyapa. Buri byapa bigira amoko. Amoko y'ibyapa nangahe nagiye mbivuga cyane muri video zanjye zigiye zitandukanye ariko hari abantu benshi bashobora kuba batarabibonye. Amoko y'ibyapa nangahe rero? Hari abantu batazi amoko y'ibyapa. Amoko y'ibyapa ni 5. Byaba byiza ufashe ikaye n'ikaramu ukareba ahantu uza kwandika kuko ibi bintu ejo n'ejo bundi wakenera gukora aga practice aho kugira ngo ugaruke kuri YouTube uze kureba rino somo wenda n'igihe nzaba nararengeje ayandi ukaribura. Ushobora gufata agakaye n'agakaramu ukandika kuri point nkeya cyane tugiye kuvuganaho hano. Ntabwo nzajya mbabwira ibintu byinshi cyane. Uyu munsi ngiye kubigisha ku bwoko bwa mbere bw'ibyapa. Ibyapa bigira amoko 5 ariko ngiye kubigishamo ubwoko bumwe mu moko 5 y'ibyapa. Ubwoko bwa mbere ni ibyapa biburira. Ubwo nibwo bwoko bwa mbere bw'ibyapa. Ibyapa biburira. Ese ibyapa biburira bikora gute cyangwa se tubikoresha gute mu gihe tugenda mu muhanda? Ese ni ikihe kintu cyakubwira ko icyo cyapa kiburira? Cyangwa se ni ikihe kintu gitandukanye icyapa kiburira n'ibindi byapa tuzagenda tureba? Icyapa kiburira uzakibwirwa n'ishusho ya mpande 3 gutyo ubona giteye hano kuri iyi foto. Uzakibwirwa n'ishusho ya mpande 3 izengurutswe n'umuzenguruko utukura igizwe n'ubuso bwera ndetse indani hazaba harimo ikirango cy'umukara nk'uko bibona hano. No kuvanga ishusho y'icyapa kiburira iba ari gutyo ubundi bari mpande 3 hano hagati hakazamo ikirango cy'umukara. Iyi shusho izengurutse ikaba ari umutuku noneho hagati hakaba harimo ubuso bw'umweru. Icyo nicyo kizakubwira ko iki cyapa kigira gute kiburira. Ubwo ni ubwoko bwa mbere bw'ibyapa. Ubwoko bwa kabiri bw'ibyapa ni ibyapa byo gutambuka mbere. Ibyo nabyo tuzabigarukaho ntabwo tugiye guhita tubyiga kano kanya tuziga no kuntu bikora. No kuvanga iki cyapa kuntu gikora rero kiburira iyo ukibonye niba ukibonye wenda ukakibonamo indege baba bakuburira kaha imbere uri kugana hari ikibuga cy'indege kugira ngo nuza kuhagera wenda uzasanga ibimenyetso byinshi cyane bigiye bitandukanye ku kibuga cy'indege. Hari imihanda wenda idevia ariho uzahita usanga nk'ibi ibyapa bitegeka. Urumva bino byapa byo mu muhanda bigenda bihana ama communication. Urumva iki ngiki gishobora kubwira ko imbere hari ikibuga cy'indege. Iki ngiki kikaza guhita kikwereka kugira ngo utaza kubangamira indege cyangwa se utaza kubangama ku kibuga cy'indege kikakwereka ahantu ugomba kudevia ukanyura kugira ngo utaza guteza umutekano muke ku kibuga cy'indege. Urumva rero bino byapa byose biba bifite ukuntu bigenda bikominikana. Niyo mpamvu usabwa gustayinga ukaguma hano ukaziga ibyapa byose ku murongo ukazajya utwara imodoka usobanukiwe ibyo urimo. Ukazajya gukora ikizamini cy'amategeko y'umuhanda uzi ibyo ugiyemo nta bintu byo kwisukira gutyo cyane. Rero no kuvanga igihe cyose uzabona icyapa giteye gutya rero ikirango uzabonamo uzamenye ko icyo kintu uri kuburirwa kuba wakigeraho imbere mu ntera runaka. Release what it is. Make sure if you make subscribe. Ibyo ngibyo nibyo bizatuma dukomeza kubana no kubonana iteka ryose. Jye nitwa Umusongozi nk'ibisanzwe ndi umukozi wanyu mwebwe muri abanyabwenge ngira ngo murabizi. Witwa komeze kubarinda no kubaremera bashimwe. Bye bye. Baza ariko man. Kakantu
ndahita bakuzi nk'umusongozi waragasobanura nkamusobanurira niba waragasobanura je ndimo ndabaza bro je ndimo ndabaza je barasobanurira twagiye aka kantu wise akantu ibahita Rovier de vitesse yes wangarijamo ama vitesse yego iyo ukeneye nko guhagurutsa imodoka nk'iyi ngiyi nini iyi ngiyi ntabwo ari imodoka yo guhagurutsa muri vitesse ya mbere nka Starlet good iyi ni ikamyo bro yego iyi modoka ishobora guhagurukira muri kabiri ndetse na gatatu yahaguruka ko ntabwo iba ipakiye yego igihe dukeneye vitesse ya kabiri duhengeka gake kuko uhengetse cyane hahita hajyamo reverse tukajya inyuma icyo gihe ubushyizemo vitesse ya kabiri vitesse ya kangahe ya kabiri urabona ko binashushanyije urabibona nawe iyi kabiri ko ntiyitiranye n'iyi gatandatu ubona ahangaha ndaza kuyigeraho yego urabona ko bikurikirana ndabibona iyi vitesse ya kabiri ukarekuraho ubonye akantu gatoya isubiyeyo hirya nongera nkakwereke nekoreho gatoya yego urabona ko ari akantu gato cyane tayari buriya nsunitse imbere ihita ijya muri vitesse ya kangahe ya gatatu uretse gato usunitse imbere ihita ijya muri gatatu nakurura inyuma none se ko ugerageje kureba ahantu gatatu iri n'ahantu mbona hari 1 na 5 iyo si rimwe iri kumwe na 5 kuri uwo murongo wa mbere ndeba ko mbona usunitse imbere umbwiye ko usunitse imbere gato kakane yagiyeho hirya iyo ujyanye imbere iba gatatu wakurura inyuma ikaba 4 naza kumuzamura batoni tugaruke kuri ako kantu ka batoni gasubiza inyuma mo gake ako kantu tugatindeho ni ukuvuga ngo byanze bikunze mu guhaguruka urabona habamo gukurura akantu ukiyegereza ugakurura inyuma hakajyamo kabiri ihagurutse ikinyabiziga warekura ka kantu kakisubizayo wasunika imbere hakajyamo gatatu hanyuma 4 nakurura inyuma ikaba 4 icyo gihe rero nkeneye kwimuka buwate ngo vitesse za Starlet tari zirarangiye vitesse zo guhagurutsa imodoka mbere ubwo tumwe ko tugiye gufata umuremure tukiruka imodoka imwe natwaraga nderanye ngo ngiye gutwara imodoka ya kabiri kabisa niho batoni yindukira tutatuzamura batoni ngo tuba twimutse buwate yego tuvuye muri buwate ya mbere tufashe buwate ya kabiri sasa good ubwo tayari rero ahangaho ubona hari rimwe naho uzubona njyana imbere ubu njyanye imbere ihita iba 5 ya rimwe na ya 5 nabonaga zari ziteganye ukuvuga ngo ukizamura ya batoni hahantu washakiraga rimwe hahita hahinduka 5 hahinduka akajya 5 bro urumva hano hari akantu k'ubwenge ahantu ndumva ari naho hashobora kuba hari ikibazo mu muhanda mu mitwarire y'iyi modoka imitwe y'ino modoka re ntago igoye ni imodoka yoroshye cyane nko kunywa inzoga biroroshye cyangwa kwambara kamambiri ubwo se ntago umuntu ashobora kujya yumva wenda yazinywa akanatwara kandi kirazira kikanaziririzwa gutwara iyi modoka wanyoye cyane ko iyi ngiyi y'akarusho kayo iyo yinjiyemo wanyoye ntishobora kwaka ibifitemo amasensa ibyo bintu byose tuzagera tubigarukaho gake gake cyangwa abantu bashaka no kwisura ariko baze bayisure mu karere ka Bugesera ku kibuga cyacu mufate amakode muze tubatemo ibintu tubibakorere ku murongo brother tubereke ko ibintu bikora 24/7 twagiye twari tugeze ahantu yarimwe ihinduka 5 iyo tumaze guhinduka 5 henge kano kajya imbere ikaba ari 5 yes iyo